mukorera imana kiriya gihe nyuma ya 1998 abantu bakoreraga imana banayishima kuko hari aho yari ibavanye hari naho yari ibagejeje. None icyo ngira ngo tuganireho kuri uyu mwanya, uko mwakoraga umurimo w'Imana muri kiriya gihe, ubu ngubu nabwo ubona ariko bigikorwa, ubona hari icyahindutseho, ese ubona hari icyo abiki gihe barimo bateshuka wenda mwe mwakoraga mbere, cyangwa hari ibyo muri kubona ahubwo abakoraga ubu ngubu bongeho cyangwa bari kubarusha ugereranyije na kiriya gihe cyatambutse? Tugushimiye Nyagasani Imana, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana ibana natwe igihe cyose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kuvuga ubutumwa, muri uyu mwanya tugiye kubwiriza. Uwiteka Nyagasani Imana utugirire neza. Nkunda Kristo TV urabizi ko wayishyiriyeho abanyarwanda, wayishyiriyeho abantu bari ku isi hose kugira ngo babashe kugubwa neza biciye mu muyoboro wo kwemera Imana Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubane natwe muri aka kanya, ubu butumwa bugere hafi ndetse na kure. Urakoze kugiye kubana natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabasuje cyane, nibigira Imana Jean Eric, inshuti yanyu yakadasohoka. Iyi ni Nkunda Kristo TV, televiziyo yanyu. Murabizi ko ari yanyu mwebwe abanyarwanda, turabakunda cyane, nitwe twayibashiriho kugira ngo ijye banezeza mu biganiro byose by'iyobokamana. Niyo mpamvu ngira ngo nsuhuze abantu mwese mujya mudukurikirana, muri Aziya, muri Afurika, muri Amerika y'Epfo ndetse n'amajyaruguru, abari muri Oceania, mwese ahantu muri ku mugabane w'isi turabakunda cyane. Tubafitiye rero ikiganiro, tubafitiye umushyitsi twakiriye, mwamenya arinde mu kanya tugiye kuganira. N'ubundi ni umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe, nk'uko twahoze tubivuga. Rero tuvuga ko turi bwakire umutumirwa kuri televiziyo yanyu, twarebabwiye ko ari yanyu, niyo mpamvu tubazanira abantu bazajya babaganirira. Ari niyo mpamvu tubashishikariza kugira ngo mukomeze mukore subscribe, ibiganiro bigere ku isi hose, kubera ko ivugabutumwa ntabwo ari iryacu ahubwo namwe ni iryanyu. Reka rero n'ubundi twakire umutumirwa wacu kuri uyu munsi. Reka mwemerere, ese mwatangira mutwibwira? Murakoze cyane, nitwa Mukamusonera Donata, izina ry'umugisha ni Mama Bonheur. Izina ry'umugisha ni Mama Bonheur. Mama Bonheur, Imana iguhe umugisha, mwakoze cyane kuza kudusura. Nkunda Kristo TV, dukunda abashyitsi cyane. Murakoze cyane. Kuba uje kuri televiziyo, urumva wiyumva ute, urumva bimeze gute? Biranejeje cyane, na cyane ko ari ukuvuga Imana, kandi iyo umuntu avuga Imana ntabwo ajya birambirwa. Ntabwo ajya birambirwa. Na cyane ko umuntu Imana iba yaramugiriye neza, yarakoze byinshi bihagije bitatuma umuntu aceceka. Yego. N'ubundi rero nk'uko twahoze tubibabwira, televiziyo yacu tuganira kuyobokamana, tukavuga Imana nk'uko bisanzwe. Wisanzure rero, feel free. Ahangaha turaganira, tugiye kuganira ku murimo w'Imana. Ariko se tutarajya muri byinshi, dore ko natwe tugira menshi cyane, watubwira wakijijwe ryari? Wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ryari? Nakiriye umwami Yesu nk'umukiza mu 1998, ndi umwana mutoya, ariko nza kubatizwa muri 2001. Yego. Ubatizwa muri 2001. Bivuge ngo 1998 uraza, 2001 urabatizwa, hanyuma ubu turi muri 2026. Twashize imyaka ingahe? Urumva ni imyaka 25. 25 ukiri mu gakiza. Nge se nakwirwa nkubwira igihe nakirijwe ubwo. Usanze gurenze. Wikubye inshuro nyinshi. Hanyuma icyo ngira ngo tuganire, ngira ngo mwebwe mukizwa muri 98. Nubwo bajya bavuga ngo nta muhanga muri urugendo, ari uwabatijwe uyu munsi, ari uwabatijwe kiriya gihe, Imana itwakira kimwe, inadufata kimwe. N'ijambo ry'Imana rivuga ko waje nyuma bahembwe kimwe na urakoze cyane. Tangiye kare. Ibyo ngibyo bizi kundusha. None nagira ngo nkubaze, uko mwakoraga umurimo w'Imana kirya gihe, uko mwasengaga birumvikana, uko mwabaga muri mu nzu y'Imana, uko mwasabanaga,
muri kirya gihe cya 98 urumva twari tuvuye mu bihe bikomeye nk'abanyarwanda bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mukorera Imana kiriya gihe nyuma ya 1998 abantu bakoreraga Imana banayishima kuko hari aho yari ibavanye hari naho yari ibagejeje. None icyo ngira ngo tuganireho kuri uyu mwanya uko mwakoraga umurimo w'Imana muri kiriya gihe, ubu ngubu nabwo ubona ariko bigikorwa, ubona hari icyahindutseho, ese ubona hari icyo abiki gihe barimo bateshuka wenda mwe mwakoraga mbere, cyangwa hari ibyo muri kubona ahubwo abakoraga ubu ngubu bongeho cyangwa bari kubarusha ugereranyije na kiriya gihe cyatambutse? Yego, murakoze cyane. Muri iriya myaka navuga ngo mu gukizwa k'umuntu byabaga ari umuhamagaro ukomeye cyane, ku buryo iyo umuntu yabaga amaze kubyinjiramo yumvaga umwuka wari ari kumwe nawe cyane, ndetse ku buryo habagamo n'urukundo, habagamo kwitanga, ku buryo rwose navuga ngo imikirizwa y'icyo gitandukanye n'ubu, kuko hari byinshi twagenderagaho uyu munsi ushobora kuzana bikaba byaba ikibazo bitewe n'iterambere turimo. Urakoze cyane ngo hari byinshi tuzajya tubaganirira, tuzagenda tubatumira mu bitubwire. Ariko se kera hari ukuntu buriya intama bajyaga bavuga ngo zirarisha mu bwatsi bwiza, ngo nimvuga intama mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwacu bwa gikristo turabizi twese turaza kumva abakristo, ariko tukagira n'abashumba baragiye izo ntama. Sinzi nimba turi buze kuvuga ngo ese ibihe byatambutse n'iki gihe turimo turagenda tuzamuka mu iterambere, turagenda tuzamuka mu bintu bigiye bitandukanye haba mu nzu y'Imana, ariko uze kongera ugaruke gatoya wibuke ko ahangaha noneho turi mu isi y'umwuka. Ese uko kera intama zabagaho n'abashumba, ndavuga uko abashumba bari baragiye intama nuko baziragiye ubu ngubu, reka wenda duhere kuri ako gace ariko twibandaho muri iki kiganiro cyacu, ubona bimeze gute? Murakoze cyane. Wenda barimo kuvuga ijambo abashumba cyane, ni tujya mu gikristo hari kuba ari ukuvuga pasiteri, hari ukuvuga padiri, mbese niba abantu baba dufite mu nshingano mu madini atandukanye. Rero kera byari bitandukanye n'ubu cyane, ndetse kuko iterambere uko rigenda riza ibintu bigenda bihinduka, ku buryo rwose iterambere ubona ko hari ikintu ryahinduye, ugasanga bamwe baragendana n'igihe ariko abandi ukabona turimo turahindurwa n'igihe. Kandi kugendana n'igihe ntabwo bigomba gukuraho ubukristo ngo usange umuntu ahinduwe n'igihe. Oya, ukuntu byari bimeze rero mbere, reka mvuga ku by'abajumba nk'uko mubimbwiye mu gihe cyane, kuko buriya nawe wabona hari abandi bakubanjirije. Yego, baranahari, nabo bazatubwira muri comment, muzatubwira. Yego, bazatubwira. Ndabyibuka nyizwa maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nari ku ishuri, ariko ndabyibuka ko nubwo nabaga mu kigo wabonaga mbese abashumba cyangwa se abapasiteri, hari n'abitwaga ba mwarimu bari bayoboye imidugudu, wasangaga mbese bari kwikata ku bakristo cyane, akaza akagenzura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ubwo biba ngombwa ko tuza gutaha, ngera mu rugo njya kubwira ko nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yego, abakitwa abadiyakoni bakajya bansura buri munsi, umeze ute, urumva mu mwuka bimeze bite, ese uracyakomeje, mbese bakambaza amakuru. Ibyo bintu rero ugasanga bitandukanye n'ubu, kuko urumva mbere abashumba cyangwa se twita pasiteri cyangwa tuvuge na padiri cyangwa se na shehe kubera amadini atandukanye bitewe n'uko abayoboye amadini uko babita, wasangaga agenda mu giturage akajya gushakisha intama ze, ugasanga si umukristo rimwe na rimwe, ugasanga n'urwo rugo n'ubwo umuntu arimo ari umukristo agasangamo abandi batari abakristo, yakubwiriza ubutumwa mwavuga Imana bikaba ngombwa ko hari abandi bantu bakiza. Utararenga aho gatoya, uragira uti abadiyakoni baradusura, bakabaherekeza mwabatijwe, bakagera kuri buri rugo rwa buri muntu wabatijwe. None se ubu ngubu siko bimeze? Yego, biratandukanye cyane, kuko ndabyibuka nkanjye nari mfite umudiyakoni ushinzwe kumenya amakuru yanjye n'urugendo rwanjye mu gakiza. Bivuge ngo warabatizwaga ariko ukagira umuntu ugukurikirana mu buryo bw'umwuka. Yabaga ari umudiyakoni, yabaga ashinzwe iki mu itorero? Cyane mu murimo w'abadiyakoni, ariko ntibyabuzaga n'uwitwa mwarimu cyangwa pasiteri kuba yamenya amakuru yawe. Yego.
none se urashaka ko kuvuga ko bitandukanye n'ubu ngubu? biratandukanye cyane. ni ukuvuga ngo ndimo ndababwira ko mbere abashumba babashaga kugenda bakagenda mu misozi itandukanye batitaye ko urugendo ari rurerure, bakagenda mu misozi hose gushaka za ntama zabo, byaba ngombwa bakabwiriza n'abandi bagakizwa. Bitandukanye n'ubu rero, ubwo abashumba abungere aribo bashakaga intama, ubu uko bimeze intama zirimo gushaka umushumba. Uti bigenda gute? Ni hahandi uruzasanga idini runaka bashyiraho umunsi wo kuvuga ngo uyu munsi ngo ibiro biraba bifunguye, ngo bazifite ibibazo, sanga abakeneye serivisi runaka mudusange mu biro ku munsi runaka baba baragenwe ku idini runaka. Urumva rero biratandukanye cyane cyane, ubwo iyo utagiye kubareba ntandi biragoye kugira ngo mubone aho muhurira. Amaboneri noneho ko ntaza kwemeranya nawe ra ko numva wabivuze urakaye cyane. Jewe uko mbibona birakorwa pe. Abashumba bashobora kuba batari kwegera intama nk'uko uri kubivuga, cyangwa se abo badiyakoni, ariko wibuke cyagiye twatangiye tuvuga. Ubu urashaka kumbwira ko uko twatangiye umurimo w'Imana cyangwa se uko mwawutangiye mu myaka 20 ishize, ariko kugeza na n'ubu ngubu byaba ariko byaba bigikorwa? Nyine hari ikintu nigeze kuvuga cyo kugenda n'igihe cyo kuba update y'igihe turimo, ariko kugendana nacyo ntago bivuga ko tugomba guhindurwa nacyo. Imana itugirire neza. No kuvuga ngo kugendana n'igihe nibyo ni nabyiza, ariko ntago bishobora gukuraho ndangagaciro za gikirisitu, aho usanga nyine buri wese ni busy. Turi busy, nibyo tugomba kuba turi busy kubera isi hari byinshi turi gusabwa kandi bisaba kugira ngo tubishyire mu bikorwa. Ugasanga rero nk'umushumba aburiye intama z'umwanya. Wari urimo umbwira uti abashumba begeraga intama, abadiyakoni bakegera intama, ariko nanjye ndumva ntari kwemeranywa nawe. Mpamvu ntari kubyemera, wahashize hafi imyaka 26 uri mu gakiza, winjiye muri ibi byo gukorera Imana. Kirya gihe ubuzima bwaho ntago bwari bwagakomera cyane nkuko bimeze ubu ngubu. Ndumva hari umurongo wo muri Bibiliya itangira ibice 3, ndumva ari umurongo wa 19 nimba ntibeshye, buri abavuga butumwa nimwe mubizi cyane. Haratubwira ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde usubira mu nda y'isi kuko ariho wagize gute, ariho wavuye. None nimba mushumba yagiye gushakisha, ngira ngo urabizi ko muri iyi minsi twagiye tubyumva cyane ko rimwe na rimwe ushobora gusanga agashahara ari ntica ntiyigize, ariko abashumba ndabakunda cyane, ntimuze kuntera amabuye. Ndetse n'abadiyakoni nuko nguko bakaba bagiye gushakisha kugira ngo babeho n'imiryango yabo ibeho. None bazabona umwanya gute wo kujya mu bakristo? Nge ndumva ntabarenganya. Erega gututubikana ntabwo bikuraho umurimo w'Imana, ahubwo twavuga ngo urukundo njye uko mbona urukundo rwa mbere rwaragiye nta rukiriho, kuko hari n'abo nzi baba bafite umwanya, ariko aho kugira ngo abone umwanya wo kuba yajya gusura umukristo ukabona yicariye ahantu ari kwifatira agafanta, abandi barimo kuganira ku gateve, ugasanga umunsi urinze urangira. None se ntaruhuke? Aba yafashe umwanya wo gukora ntaruhuke? Yego, kuruhuka nibyo, ariko nibura ufasha ako kanya gato yabonye ukakongeraho no gusura intama, gusura mbese kujya mu rwuri, reka bari ko mbyita rwaho waragiye intama, ntacyo byaba bitwaye, kuko burya ari kumenya ko zarishije cyangwa zitarishije. Yego, uragira uti agende azegere amenye nimba zarishije cyangwa zitarishije. Ariko se ko maze iminsi numva bivugwa mu bihe byagiye bitambuka ko intama nazo zishobora kuba zifite ibibazo byinshi. Abakristo bafite ibibazo byinshi, abasenga bafite ibibazo byinshi, ubuzima bukakaye babayeho, imibereho, ibyo bacamo, ibyo twita ibigeragezo, nk'ibyo twita ibigeragezo turi mu nzu y'Imana. Bakaba batera amabuye abo wari urimo uvuga, ari abashumba, ari abadiyakoni, babashinja bavuga yuko batamenya ibibazo byabo. Hanyuma nyuma yo kubyumva nibivugwa, abapasteri cyangwa se babashumba twaye turimo tuvuga bakagira ubwo bwo kwegera intama kubera yuko babona bari mu bibazo bikakaye.
njye nkaba numva wenda bishobora kuba bifite ishingiro. Ushobora no kujya kureba umuntu yaburaye akakuka iyo nama, ushobora kujya kureba umuntu yabuze minerivare y'umwana, ushobora kujya kureba umuntu wenda imvura yaguye, umuhengeri, ibiza bimaze iminsi biba, ngira ngo ujye ubibona wenda byatwaye inzu ye. Ushobora kujya kureba umuntu bamwirukanye ku kazi. Bamwe bakavuga bati reka da, abashumba ibyo ntibabivamo, ntibajya kureba intama kandi babona ko zifite ibyo bibazo, bikabatera ubwoba. Rero ntabwo ahubwo handi bubyemere, kuko burya iyo umuntu yapfukamye akemera kurambikaho biriya biganza aba yiyemeje. Ni ukuvuga ngo kandi muri ba bantu batandukanye azayobora ntabwo baba bararezwe kimwe, nta nubwo Imana aba yarabamye kimwe. Hari ababa bafite imico itandukanye cyangwa se icyo twita personalite muri rusange mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo rero ubwo bwoba ndumva ntaho yabuzana imbere y'Imana, kuko nanone se umuntu ko byara umwana akaba afite ugira amahane, akagira uzerera gutyo na gutyo. Iyo bibaye ngombwa uramwegera ukamusanga ukamuganiriza ukamubwira ko ibyo arimo atari byo. Ubwo rero byaba byiza batitaye kuri ibyo bibazo by'abantu bifite ku giti cyabo, bagomba kwegera intama mu kanya gato bafite. Yego, mu kanya uragiye uti mu kanya gato bafite bakegera intama bakazibwira bakazihumuriza bakajya. Buretse ndebe muri Yohana ibice 10 hari umurongo mbonye hano Yohana ibice 10 umurongo wa 12 ni wa 13. Twumva icyo hatubwira ku kigendanye n'ubwo. Yohana ibice 10 umurongo wa 12 ni wa 13. Reka turebe muri Yohana ibice 10. Yohana ubutumwa bwiza Yohana ibice 10 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Kuko ari uw'ibihembo, kuko ari uw'ibihembo. Nibyo nahoze nkubwira ku kintu cyerekeranye n'ubwo. Iyo ibintu bikaze arirukanka. Ese ibyo wari urimo mvuga wabihuriza he? Aho ntibagiye babonye ibibazo by'intama. Ahubwo nge ndi kumva wowe uri mu ruhande rwanjye, kuko urumva niba aho ngaho ni hahandi bigaragara nyine ni ibihembo. Ni ukuvuga ngo ari mu murimo w'Imana agamije ibihembo, kandi mu by'ukuri umurimo Imana iba yaramuhamagariye niyo icyo gihembo cyaboneka, ariko ntabwo bikuraho ko agomba kugenda akegera intama Imana yamuragiye. Nyine tubwire noneho byakorwaga gute mbere, kuko tubonye ko hari igihe isega riza umwungera akagira gute akiruka. Mwebwe mu gihe cyanyu mukora umurimo. Je numva kubyita isega ari nko kumva wenda ngo umukristo runaka yakoze icyaha runaka. Ubwo rero kuba yagikoze ntago bikuraho ko agomba gutereranwa cyangwa se ko agomba guterwa amabuye. Yahuye n'ikigeragezo runaka. Kuko twambaye umubiri, icyo nicyo mbashije kuvuga cya hafi, ashobora no gukora ibindi bitandukanye. Kandi burya biba byiza iyo hagize umukozi w'Imana ugenda akamwegera. Naho rero ubu aho bitandukaniye n'ubu, umuntu iyo yakoze icyaha akenshi abantu baramureka, abantu baramuta, bakumva ko ibyo yakoze ari ibintu bidasanzwe. Nyamara buriya n'undi wese byamubaho, kuko Satani nta kindi agamije ni ugutatanya abantu b'Imana. Ubwo rero nge niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nta mpamvu yo kugendera kuvuga ngo wenda ngo ni ibihembo runaka ngo tugendere kuri iryo jambo, kuko hari n'indi jambo ry'Imana nanone rigaragaza ku buryo abungeri bagomba kwita ku ntama. Bagomba kwita ku ntama. Ariko sinzi uraza ku mponda sinuga. Yego, reka sinzi niba nakubwira nanjye ijambo navuga riri muri Bibiliya ukaba wabihuza n'ibyo se bikagira ishingiro byibuza nkabyo. Rwose pe, yego, tugiye gusoma ijambo ryo muri Yeremiya. Yego, turasoma igice cya 23 n'umurongo wa 2. Niturangiza dusome mu byakozwe n'intumwa 20:28. Yeremiya ibice bingahe? 23 n'umurongo wa 2. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye iti, mwatatanije umukumbi w'abantu ntimwabasuraga, dore ngiye kubitura ibyo mwakoze ni Uwiteka avuga. Mu byakozwe n'intumwa 20:28 kuvuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho
kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Yego. Ati baba barinzi. Yego. Ariko se nkibaza buriya mwebwe mukora umurimo w'Imana mu gihe cyatambutse. Yego. Ko kubona abashumba bari abarinzi kuko hari ukuntu nge numva wenda uko ntekereza mu gihe cyagiye gitambuka byabaga bimeze. Yego. Wasangaga wenda umushumba cyangwa pasiteri cyangwa umudiyakoni n'undi ufite umurimo hafi aho ngaho mu itorero. Yego. Babaga ari abaho ngaho. Yego. Bavuka aho ngaho. Yego. Muziranye bazi ngo uyu ni umwana wo kwa runaka, uyu ni umwana wo kwa runaka, uyu mwana wo kwa runaka. Yego. Ku buryo hari niyo yagira icyo akora bahitaga babimenya kikamenyekana. Ariko se ubu tuba barinzi nge hari akantu ngira ngo nkwibwirire gatoya maze iminsi mbona abo bashumba abo badiyakoni wavuze abo bafite imirimo igiye itandukanye mu itorero cyangwa mu idini nk'uko wari urimo ubivuga, akenshi usanga ari abakozi. Uyu munsi aba ari aha, ejo akaba ari hariya, ejo akaba ari hariya, ari ahantu hatandukanye. Uwo muntu azaba umurinzi gute? Azamenya arinda iki nimba akamara amezi 5 akamara amezi 6 akaba yagiye. Kera babaga bari ku musozi tukaba tubizi ko bahamagawe. Ubwo ibyo ngibyo byo biza twabyita iki? Nturi gukomeza ubarenganya kandi nabo hari bitabaturukaho. Yego, hari ikintu ndi buvugaho wenda nibyo ibyo uri kuvuga nibyo. Kuko nka kera urumva washoboraga no kuba wajya no gusura umukristo wawe akaba yagukubita igiseke cyangwa ejo akaza gusuya kuzaniye ikintu. Ni ngombwa ko abo bakora, ntabwo turi bukureho ko bakora, ariko nanone niba isi irimo kugenda irushaho kuzana iterambere, nibyo tugomba kugendana naryo tukaba update nk'uko nabivuze mbere. Ariko ntabwo tugomba guhindukana n'igihe, kuko igihe cyo ntabwo kizabuza umukristo kuba umukristo, ntabwo kizabuza umukristo kugira za ndangagaciro nk'uko nahoze mbivuga. Ubwo rero gukora agomba gukora, ariko mukanya na mbisubiremo mu mwanya mutoya abonye agomba gukora wa murimo w'Imana, kuko natawukora azawubazwa. Yego, natawukora azawubazwa kuko ijambo ry'Imana icyo nakubazaga. Abashumba ubona muri iki gihe wari urimo uvuga uti ntabwo bari gukurikirana inama, ntabwo bari kugera aho ziri ngo bazisange bagere hariya kubera akazi kenshi. Ubundi zo barazizi bazi nta mubundi biragoye kuko nkara ahantu wavuze ngo wasangaga wenda umupasiteri aruvuka aho ngaho akabaza umukristo wabatijwe akabaza iwabo, byaba ngombwa akaba yahura n'umuntu akamubaza amakuru atese wa mwana wo kwa runaka uherutse gukizwa bimeze gute, cyangwa se wa muntu uherutse gukizwa kwa runaka bimeze bite, bikoroha. Ugasanga rimwe na rimwe amenya amakuru atiri wajya no kuri tere, usibye ko no na tere bo bayijyagaho. None ubu rero ibintu byarahindutse, abantu barakuza bakabatizwa ari 100. Muri abo 100 ugasanga rimwe na rimwe, reka twe gutinya kubivuga, muri abo ngabo 100 nta n'umwe uzwi wenda n'umwe muri abo pasiteri cyangwa se muri abo bayoboye idini runaka. Ugasanga bibaye ikibazo naho babatirijwe. Byibuze reka mvuge se niba batanabashije wenda no kubageraho bose, ubwo reka mvuge cyane mu bantu baba bakiriye agakiza vuba cyangwa bari mu bize mu ibyo gusenga vuba, babashakira umwanya niba atabasha kubacamo bose, abashakira umwanya abahuze, ahure nabo kenshi mu mwanya ayabonye, avuga ati ba bantu runaka niba ngombwa afate nimero zabo za telefone, erega nabo hamagare yicaye no mu biro abonye akanya, niba rukora mu biro niba rukora runaka amukurikirana ibyibuze no kuri telefone, ariko hatabayo guterera nk'uko bisigaye bigaraga, kuko ubona ko bikabije. Ukibaza tesema ubundi umuntu uri hirya no hino abayeho gute? Ntawe uri kumuhamagara, ntawe uri kumusura, ntari kumubaza amakuru. Ari naha handi umuntu arwara ugasanga apfuye abantu batari bazi ko yanarwaye. Yego, inshuti zacu za Nkunda Kristo TV bazatubwira muri comment. Shobora gusanga wenda ku itorero ryabo cyangwa ku idini iwabo bafite uko babigenza, bakurikirana wenda babatijwe cyangwa se bafite ukuntu babigenza, ugasanga wenda bo bigenda neza. Ariko wenda ukuri kubivuga gutyo ushobora gusanga ahenshi tutakimenya ngo ni bande babatijwe, ese bageze bakura mu rugendo rw'agakiza, bavuye aha bageze aha, ese hari icyo biyunguye mu murimo w'Imana, hari icyo biyunguye mu buryo bw'umwuka. Icyo nacyo kirumvikana. Hanyuma twari turi kuvuga ku kumenya intama, mu kumenya intama. Ariko hari ikindi
yego njye ngira ngo nkubwire nshingiraho mvuga ko rwose kuba abashumba kuba abadiyakoni batita ku ntama akantu ko guhamagarwa n'umuhamagaro wamuhamagaye gira icyo tubwira ese aho impamvu batari kwegera izo ntama nicyo njye ndi kwibaza uraza kunsubiza ninjye wagutumiye uraza kunsubiza uraza kumbwira abakunzi ba Nkunda Kristo TV hari abihamagaye hari abafite ababahamagaye hari abahamagawe n'Imana njye ndakibaza kuki batagera ku ntama reka tukivugeho navuze ngo ibintu by'iterambere turi kugendana nabyo ariko tukanahindukana nabyo mbere ubundi umurimo nk'uyu nguyu umurimo w'Imana wakorwaga nk'umuhamagaro n'umunyamuhamagaro nk'uko bivuze umuntu bimurimo biri kumwakamo none ubu byabaye business urasaba kuba warize kwiga se ni ikosa ntago ari ikosa nabyo ndi bubivuge bisaba kuba warize ariko buryo ushobora no kuba warize bo none se tugize amahirwe ariko abantu bose ahubwo bakwiga ntago ndi bubyange ntago mbyanze ariko yego ariko nkuko tubizi umuhamagaro mu murimo w'Imana utandukanye no kuba warize ibintu na cyane ko iyo twize ibintu niyo turi kubitanga wenda ntago tubitanga kimwe ntago tuba tubyumva kimwe hari uwiga ibintu akabyiga bikunze anashishikaye uwo nguwo no mu kugera mu kazi ntabwo azakora akazi na wa wundi wize ibintu atabikunze aho rero ibyo bintu duhuriramo nabyo ugasanga umuntu yarize nibyo ariko umuhamagaro ntawo ni mukeya pe cyangwa se nta nawe reka twe gutinya kubivuga ibyo bintu rero wabihuza n'ibya kera ugasanga birahabanye yego ariko ahubwo nge numva uwabyize akabihugurirwa akabona iyo diplome ahubwo ari we wagakwiye kubikora neza reka rero nkubwire ikintu ahubwo se duhe experience hari akantu twavuze none niba yarabyize kuki atarimo gushaka kugira ngo abe ari byo akora ahubwo akabivanga n'izindi business aho niho bibera ikibazo rero mu myaka yagiye itambuka byanze bikunze itorero ryabaga riyobowe n'abashumba yego benshi bamwe muri bo bari bataratangira kwiga igihugu cyari kitaratera imbere tukibaza ngo bawukoraga gute ugeranyije n'ubu ngubu icyo gihe twabivuze ko abenshi bo turi bunabivuge babaga ari abantu bari hafi aho ngaho ugasanga umuntu wenda ayoboye nka paruwasi ayivukamo bitari bimusabe ibintu byinshi ubu rero biratandukanye aho bashobora kugukura Rubavu bakakuzana i Kigali bakakuvana Gisagara ukabona bakujyanye Nyarugenge bakakuvana Muhanga gutyo ni ibintu bihabanye nibyo aho bitandukaniye rero nuko nyine buri muntu yita kuri wa murimo usanzwe ubuzima bwe bwa buri munsi ariko umurimo w'Imana ugasanga ufite pourcentage nkeya ukavuga uti yita ku bindi bigendanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi ariko ku ruhande rw'umurimo w'Imana ugasanga ko ari gihe reka tubivuge kuko hari gihe usanga baratangaje nko mu rusengero ngo ufite ikibazo nkuko nabivuze ngo azaze ngo kuwa mbere no kuwa kabiri ubwo wenda n'urugero si iminsi biri mu cyumweru mu minsi 7 ubwo wakigize kuwa gatanu indi sigaye nyine ubwo urumva nabyo ni ikindi nyine no gutegereza wa munsi cyangwa yabashoboye akagira uwo ahamagara nubwo bigoye ubwo rero biratandukanye kandi ruhande rumwe nabyo byari byiza kuko byatumaga abantu benshi bamenya Imana bakubona pasiteri n'ibitabo hari na rwose ukabona baramwizeye ukabona baramukunze nabo ugasanga hari n'abantu benshi rega bakijijwe ariko ibintu biratandukanye none se niba waragenda gukavuna umuntu ubu ngubu umuntu azaza mu biro se ntabwo yaza atakuzi ntazi umunsi wa biro ntazi umunsi w'iki nibura ngo ariko barabitangaza ku cyumba barabitangaza mu rusengero ariko byumvwa n'usanzwe ari aho ngaho nta muntu wo hanze uzamenya ngo uyu ni pasiteri cyangwa uyu ni umushumba cyangwa se uyu ni mwarimu cyangwa se uyu ni bishop gutyo twibanze ku bashumba cyane ndetse n'abapasiteri ariko se abatwihanganire kuko reka nkubaza akantu gatoya nibo bonyine hariya burya baba kwitora ntago ari bo bonyine hari ba mwarimu hari abadiyakoni n'abashumba muri rusange kuba wenda uri n'umuririmbyi hari perezida wa korali hari komite ya korali kera twajyaga tujya gusenga kumva umuntu agiye muri presentation atangiye kwivuga ati njyewe ndi umuvugabutumwa w'ubushake ndi umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana hari n'uwakubitaga amakana ati njyewe nduwagahato none abo bose pasiteri tuvuge ko we yagiyeho kubera impamvu wenda runaka kubera ko hari ibwiriza ryaje kandi tugomba kugendana n'igihe nimba hari ibwiriza risohotse
leta ireberera abantu, ireberera Abanyarwanda muri abaturage, rusange, cyangwa n'isi si yose n'abanyarwanda muri gusa rusange. n'abandi bari mu bice bigiye bitandukanye rusange. Cyane rwose. Abo ngabo bakaza ari nk'abanyabwenge, ari nk'abantu babyize, bazaza kubishyira mu bikorwa. Yego. Ba bandi b'ubushake, ba badiyakoni bo bari hehe? ntabwo bagaragara, ntabwo bari kugaragara. Ibyo bo nicyo bari kibazo, hehe? niho bigaragarira nyine bari aho hirya, baza nugura ni ku cyumweru habaye umunsi w'amateraniro, nibwo bamenya ngo abakristo runaka baje, nibwo bamenya ngo dufite abakristo runaka. Rwose ntabwo twatinya kubivuga, niba hapanzwe amateraniro runaka nibwo uri bubabone, nibwo ushaka nyine murahurira aho ngaho. Murahurira aho ngaho. Ntabwo bitabuje ko hari abashaka kuba babikora nk'umuhamagaro, ariko ni bake cyane ugereranije n'abo tuba dufite. Hanyuma se turimo tugana ku musozo. Urumva twari turimo tugereranya ibihe, tureba mu bihe byatambutse, turimo tureba n'ibihe tugezemo ubu ngubu ko umurimo w'Imana wakorwaga nuko uri gukorwa ubu ngubu. Tugasanga hari ibyakorwaga mbere, ariko turi kugenda duteshuka. Turi kugenda duteshuka. None se bigende gute? N'abandi bazatubwira, muri comment bazatubwira bigende gute none. Ngewe rero navuga ngo ibyo ndavuga nibyo nsa nk'ibyo nigeze kuvuga. Dukore imirimo yacu bisanzwe, dutungira ubuzima bwacu bwa buri munsi, ariko ntitwibagirwe ubwa gikirisitu. Yego, tugire indangagaciro za gikirisitu, dukorera Imana, kandi gukorera Imana ntabwo ari mu rusengero gusa, ahubwo nibiba ngombwa tugende hose, tuvuge ubutumwa aho bishoboka. Ushobora kugenda ugasura umuntu, ushobora kugenda ukaganiriza umuntu. Yego, murakoze. Ushobora kugenda ugasura umuntu, ushobora kugenda ukaganiriza umuntu, ushobora kujya kwa muganga ukamubwiriza, ukamuhumuriza. Umurimo w'Imana ni mugari. Umurimo w'Imana ni mugari. Twagushimiye cyane. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha kandi uzongera ugaruke. Murakoze cyane. Kristo TV ni televiziyo yanyu. Genda dusuhurize umuryango, usuhuze umutware, usuhuze n'abana, mubabwire ngo turabakunda cyane. Hanyuma ntabwo twasoza utadusabiye umugisha. Televiziyo ni yanyu, mukomeze kuyikunda. Ngaho rero dusabira umugisha. Ndabizi ko Imana iri kumwe natwe kandi izagenda itugeza kure, hamwe no gukomeza gukora umurimo w'Imana twese dufatikanyije, twese turi kumwe. Karibu rero no gusenga Imana. Turagushimye Mana yacu, wabanye natwe, watugiriye neza. Hari byinshi twavuze, Mwami turakunyinze kugira ngo uduhe imbaraga zo kugukorera, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, ubuntu bwawe busage mu bantu bose. Twambika imbaraga, Mwuka Wera akomeze kubana natwe no kutugira inama. Urakoze kubyumvishe, ni mu izina rya Yesu. Amen.